baravuga ngo God to blessing your contract offer and heaven like J. What? God to blessing your contract offer and heaven like J. Ngimana yatsezeranyije ngo isi nijoro ngo like J, ngo ni J Trap n'undi yabisezeranye. Mu cyongereza bivuze ngo God is blessing your contract offer and heaven. Yego. Yaman. Ngana wize neza. Ndacyakomeje nyine. Aka ni akantu mbona aratwaye urati teacher yaravuze akumvaga nshobora kuzakavuga handi hano avuga ati check your teacher. I love you. Mbese teacher uramubwira ngo I love you. Teacher uramubwira teacher ndagukunze teacher. Nawe atagukunze umunyeshuri nta kintu wakumva nta kintu wafata. Gatamubwira ati fake you teacher I love you. Oya fake you na teacher no fake you. I love you. Uramubwira ngo I love you gusa. I love you kuko ndamukunda nyine ukongera kumubwira ati teacher I love you. Tubona abandi bahanzi bo mu karere ka Gicumbi bagira opportunities zitandukanye zo gukora mu tubari dutandukanye mu mabara twabona ku affiche agiye atandukanye ariko wowe izina ryawe rigarukaho gakeya ni yihe mpamvu? So aba Germany mbashiramo za ruswiru ewana imbashiramo ibintu by'ibyuma ibintu bya za kasese bakabatigitira mu ngano mwazemera ngazongo izo n'ingaruka zo gutigita inyende sinzi ko nabivuga ku mafishi cyane abajama bari vuga ngo Joy ngo hanze kujoanga ifoto kare ngo nitwagushize kuri affiche ntabwo bafite ntabwo bafite ngo mbye gukina apana mu karere ka Gicumbi no njano ntabwo numva bavuga ariko nigeze gusomaho ahirwa bihanganye kuko ari bo bazagororerwa bahigwa bagira imitima ibindi mu bikomeze ndabakunda cyane kuko mbibabwiye byose ibyo byanditse se mwana byanditse se bas ugiye kumbaza ibice n'ibika muri Bibiliya uzakorera research ubundi umuntu w'umuhanuzi ushaka gukizwa ararambura Bibiliya hose akamenya ati ikintu bavuze cyanditse. Yego yama ase mwana indirimbo muri Bibiliya basi uzi ni iyihe? Indirimbo yo mu gitabo naho ndirimbo hip hop gatunwara mu bintu byo mu gitabo. Ase mwana ko bushara ngo bwadapfa senyepfuye mfite umuntu mvugira hejuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira ubwadapfa senyepfuye sinumva se mwana twarogera sinumva mwana byiza nanone ndagusuje ngo wahe ikaze aho uri wese nizere ko ibintu bimeze neza ngiye banyita mani shimwe Ikecuku the power of God the star boy the humble boy tubana mu bihe bitandukanye iyo ni FB ejana 55 TV mumaje kubimenyera niba warakoze subscribe ndagushimiye niba utarayikora nawe nicyo giye kugira ngo ugende ukandeho tujye tubana umunsi ku munsi rero uyu munsi nagiriye umugisha nerekeza mu karere ka Gicumbi masanga umusane kabisa rinete nizo ngizo ni Gay Trap ngiye kumwakira tuganire byinshi ku muziki we ku rugendo rwe ahamaje kuva amaje kugera imbogamizi yahuye nazo buri kimwe cyose yahuye nacyo muri urugendo rw'umuziki muraza kucyumvira hano abakunzi be n'abakunzi banjye ni muze noneho tuganire twinjoyinge iki kiganiro reka mwakire Gay Trap welcome. Yamani I'm Badman I'm J Trap yamani yose nanjye amazina ni J Trap izina risanzwe ni Daniel I love you so much ndishimye kuba munyakiye mu kiganiro cyanyu byiza merci beaucoup. Ubundi Gay Trap banyweye iki mwana kuri iyo myuka yose yamani furi ni ibintu bya danger za danger tavuga kuri amasure nzuda kasa mwana izo sirenge nagomba nzumva ubonyweye iki mwana ya fresh vibe umuntu abazifite cyane nk'umu hip hop nk'umurape tugombye guha vibe tugombye guha turi sharpness ewana ku buryo aho mbajije hose mitangwamo apana mu muhanda ngapana nkwe iki vibe mba nzifite ni ibintu biri mu buzima bufite stamina. Gay Trap rero ikiganiro cyanjye kiba kirimo ibice bitatu igice cya mbere ntangira kuganiriza ku muziki nk'umunyamuziki tukaganira ku buryo bwimbitse ku mbogamizi n'ibindi byinshi igice cya kabiri kikaba
imyidagaduro n'ubuzima busanzwe kuri wowe. Igice cya gatatu kikaba societe. Ndaza guhera ku muziki rero. Get Rap, abasura imbuga nkoranyambaga zawe bagushinja ko nta kintu uruka gushyiraho, aka kanya wababwira iki? Aya mani ndabyemera, inshuti bavandimwe ndabakunda cyane. I love you, thank you so much. Nkora music muri minsi nta ngoma nshyashya navuga ko meruka gushira kuri YouTube channel, ariko wagwana mfite ingoma bita Urukundo. Ni ingoma izaza ikuye cyane, ingoma izaza irenze cyane, ni ingoma izaza iyitinze cyane, igombye kuva studio cyane, studio imeze fresh. Ni ingoma bita Urukundo nshaka kuzayisora mukumirwa mukavuga ati umwana si w'igicumbi, umwana numva nuwa kejera cyangwa se abandi ngo ni kejera. Ubwo icyo ushatse kutubwira nuko nubwo watinze ariko hari ikintu tubikiye mu minsi iri imbere fresh kabisa. Nize mbogamizi wahuye na Zoro, niki cyatumye ukonja ku rwego abantu tugezeho tugukumbura, twagusura tugasana nta kintu ufite? Byagenze bite? Niki cyatumye uhagarara? Niki cyatumye ukonje? So impamvu nakonjeje ni imbogamizi, ntago sinzi ko nawe uko nabivuga. Nikoza hirya nk'ipapa nk'imama, nabura na mama, nkabura uwafasha, ariko byose nge mba ndi kubikora fresh. Mba ndi guca hirya nshaka ubukaro hafi aho n'ishuri riba ritejemo. Ndacyari umwana mutoya nk'uko mubibona rwose, aba ari danje. Umuntu aba yipapa akimama byose nyine, no kurya restaurant za danje washakisha ngo arebe ko hari ikintu yabafana. Nibuka neza ubwo duheruka guhura, twari mu kiganiro kuri stade ahantu mu bintu bijyanye n'urubyiruko, nabakire muri abajeni bane. Wari uri kumwe na Ken Ricky, King Dora, Chris King nawe Get Rap. Murambwira ngo mufite umushinga, hari rebo mwabonye ikorera mu karere ka Rulindo. Ese iyo rebo byaje gupfa gukorana biranga, haje mizembogamizi ko tutigeze tubona ibyo mwatwemereye? Ya abavandimwe banjye sinamenya aho biringa, sinamenya uko bimeze. Iyo rebo twaragerageje, ariko rebo ntago amasezerano yagenze neza. Ndumva n'uwo muntu wari kutumanaginga ubu yimutse yageze mu mujyi wa Byumba. Basi birumvikana ko bigiye kutworohera kujya dukorana ingoma, nimba yari yatangiye kutwitaho turi abantu ba hano mu Byumba tuye to za Rulindo kuri Basi. Ubu yaje hano mu mujyi mwice Mudiya Fora. Ubu turi kumwe 5-5, ibi turi kafa aho utuvideo na video nari nakora, ariko ubu ngiye gutangira kubyorganiza nabikore neza Maravo. Anyway, habashije igihe kinini ntavugana nawe, ntaguheruka. Ubundi ntago nibuka neza, ubundi umaje gukora ingoma zinga? Yamari ubundi maze gukora ingoma ebyiri, ariyo bita njenje cyangwa se abandi bakayita life, ari nindi bita umutako, ari nindi bita niko twaje korabo turi abatipe bane. Mbafitiye iri hanze yitwa Urukundo, nayo muraje muyibone mu mitsi mikeya cyane. Nk'umuhanzi rero umaze igihe kitari kinini muri uyu muziki, nihe experience cyangwa se nubuhe bumenyi wasangiza abantu baje gukuramo? Uraza kumpereza ku ruhande ruri negative n'uruhande ruri positive. Ni cyo kintu kiri positive umaje kubona muri uyu muziki igihe umazemo? Experience sinzi ko nabivuga, birandenze emotion, ndikumva bipashe nanjye sinzi ko hari nabirapa nimba babikoresha, ariko abaturarwanda mu nkurikiye icano muyikurikirane, mukore sabu nanjye mukore mugere ku izina ryanjye ni Get Rap, mukande subscribe. Experience ni nyinshi cyane, performance kuri stage narahinduye cyane uko mwari mubizi. Shobora kuba naragenda gatini wa mwana w'ibyaro, ariko ubu ngombye kujya stage bakagira ngo ni ba Kevin Kade wa Bushari, bakagira ngo ndi kuva Byogajuru, bakagira ngo mfite giant zirenze cyane, bakagira ngo ndi ikirere. Performance abazambona mu bitaramo bitandukanye, performance narayihinduye ko mwari mubizi. Mu muziki narayihinduye, ewana ndumva na sound mfite ijwi yeze. Abaturarwanda mukurikire kabisa. Wigeze kumbwira ngo ikintu kimyuka ngo kugifata bari imbere cyane, warabikomeje cyangwa se waje gukira? Icyo ni ikintu atatakaza kuri amaso yenze uruturutakara. Mani sirenga ubukoresha ntago mba nzumva mani.
wagwani abajora mu bishona ya danje aso za danjine izi ni yose umuntu aba yifite warwani ewana ugasanga nyine mupeti yavuye byarazanye bya bintu byo kuta sharpness ugasanga yenye mu bakazana zirenge nazifite confidence niyo yose natsindwa ariko muco wacu kirazira gutsindwa intego ni ugutsinda. Nifashishije amagambo y'umuhanzi umwe hano mu karere ka Gicumbi mu bakuru twakoranye ikiganiro arambwira ati ikica abapeti b'inaha mu karere ka Gicumbi akora hit imwe cyangwa se ebyiri yabona stage imwe cyangwa ebyiri agahita byimba akaba atajya kuvomera amazi ababyeyi akaba nyine agenda atikora bigatuma kariyeri yangirika. Uwo icyo kintu akivuga iki? Yamani ibyo gukora muzika ntabwo bituma ko wajya kuvoma wafata akayuka ajya kwahira aho ufite revo wageze nk'ubu nkangira cyari hasi cyane ndacyakeneye abasapota ndacyakeneye abapromoting abafasha bakumva karitara akenshi tuvukira mu miryango ikenye cyane nta biceri tuba dufite nta kofi ntaki nta byanga tuba tugombye kumurika tara nk'amahirwe hano tubonye tukayakoresha. Nge rero ntabwo ari ukuvuga ngo kubona hit ahubwo Gicumbi abakantu ko kutumvikana nk'abo bantu bavuga ati kubyimba abapeti baba bafite niba bafite ubwoba bwo kuba bari kuvamo niba bari kuvamo nibaduharira abapeti tuhaceke nyine nicyo gihe. Akarere ka Gicumbi karimo abahanzi benshi ndizera ko nashidikanya ko umaje gukora performance nyinshi ugahura nabo ku ma stage. Ikibazo mubaza rero ukoze karasoma cyangwa se utondetse abo bahanzi bo mu karere ka Gicumbi mwahure ku ma stage wakwishyira ku mwanya wa kangahe? Sinzi uko nabivuga emotion zirafashe birandenze sinzi umwanya nanjye najyaho. Oya mwana wikabya emotion gute? Wowe ndakubajije ngo wakwishyira ku mwanya wa kangahe? Ushobora kuvuga ati wenda hari ibisani duhura kuri stage nkabona stage birayinyeganyeza ukavuga ati ariko nanjye hari aho nakwicomeka uba wumva waba uri nko kangahe? Bitewe no confidence nifiti njye sinavuga ngo nditondeka ku wa gatatu ku wa nyuma mba numva wakitondeka ku wa mbere. Umwanya wa mbere mwana hafo kuko n'abantu navuga ngo gutondeka buri aba Gicumbi bamaze bakore party debate duhure turasane sina nibazanzize ubuto bwanjye kuko nta wambara ikamba tawo mwana ko Gicumbi irimo abasare benshi bakoma ama stage wavugishije ukuri. Asonje Gicumbi nta muntu natinya nta muntu watinya kandi nanone ndabubaha kuko bamanjirije kugwa mu muzika mbere yanjye ariko ubu ngubu deja nanjye nditsa yari yuko ntabwo bameze fresh buri bato yose yaza wayitsinda wowe. Ntabwo navuga ngo natsindwa sinavuga ngo natsinda bajyamo tugahangana ikibuga hasigaye umwe bakamukubita akiruka. Ikibazo ro cya kabiri tugiye kuri kote negative ni bihe bintu bibi umaje kubonamo nka experience muri uyu muziki muri iki gihe gito yumazemo? Yaman fresh badman jet rap gentleman ibintu bibi mbona sinzi ko nabivuga ari ba obusta ko mu buzima hari abacanege ewana hari abantu baduca intege kandi ijambo ry'ubwenge nanabarasiramo abapeti cyangwa se abantu bakuru kuri nge baba bacinege baba bafite ubwoba bw'uko nazabatanga kugera imbere. Abo bacanege rero nge ndabashima mwumva ari n'inshuti zanjye abandi bakankomeza ariko nanone negative nyine biba bikaze cyane kubura ubuceri Gicumbi kubura nyine ibitaramo performance zirenze ugasanga bari kwihera abantu bakuru kandi nitwe bana bato natwe dukeneye performance zirenze twirwana rw'ejo hazaza. Ese mwana ugarutse ku kantu ko kuvuga ngo bakuru bawe bagutanze mu bintu baba bagucinege bafite ubwoba bwo kugira ngo wenda uzabakora ku mugati hari abahari mwana? Yamani barahari zichaka kuba murikira imbere y'icano ntabwo mvuze ngo uvuge amazina yabo ahubwo se barahari ko barahari benshi cyane. Yamani noneho ukabona babiterwa n'ubwoba baba bafite ishyari kuko iyo umuntu afite ishyari nje mitangora cyane ahita nanamurase. Ese mwana hari ahantu wigeze kubahabura basi baravuga ati iki cyari kizadukura ku mugati? Yewana nje narakoze nyine nagiye ahantu bamanza kumpera ndumva hari n'ahantu nageze ngakubita nyine mu gataramo nubwo nta biceri byagenze nyine ndumva
izina narabakomye nkasohoka wenda bari kuvuga ati umwana arabemeje. Tubona abandi bahanzi bo mu karere ka Gicumbi bagira opportunity zitandukanye zo gukora mu tubari dutandukanye mu mabara, twabona ku affiche agiye atandukanye, ariko wowe izina ryawe rigarukaho gakeya. Ni iyihe mpamvu? So aba bajama nimba bashiramo za ruswa ibintu ewana, imba bashiramo ibintu by'ibyuma, ibintu bya za kasese, bakabatigitira mu mwana w'umuhazemera nka zongo. Izo ni ingaruka zo gutigita inkende. Sinzi ko nabivuga ku mafishi cyane. Abajama bari vuga ngo Joy ngo wanze kujoanga ifoto kare ngo nitwagushize kuri afishi. Ntabwo bafite, ntabwo bafite ngombye gukina apana mu karere ka Gicumbi. No, bagiye mu Rwanda n'isi yose bakanyina nk'amamara, kandi iyo confidence ndayifite. Abenshi baravuga ngo muri Gicumbi ngo wowe Jay ngo ko wigira confidence ngiri hayi cyane, ngo ninde muhanzi wavuyemo. Ya Gicumbi muyitege, ni njyewe witeguye basi ko nanjye ndi muri bamwe. Muri Gicumbi nimba nawavuyemo, mfite imbaraga zidasanzwe z'uko nshobora kuva muri Gicumbi. Wowe confidence urafite kuzava muri Gicumbi, ariko twari tuvuze ku kantu ko kuba utabona affiche. Icyambere bavuga ngo ashobora kuba ari ruswa itangwa kugira ngo abo ngabo babone amafishi wowe usigare. Ikindi hazamo akantu ko kuvuze ngo hari abavuga ngo ifoto yawe uyitinda kuyitanga. Ikibazo cya discipline kijya kikugonga hagati yawe n'abandi bahanzi? So njye ntabwo mu bahanzi bagenzi banjye byaba byiza zamutse nababyacimisha navuga turiya twarimbanaga ejo bundi muri Gicumbi. Nta bintu bya ndistapinga cyane ko nyine muri Gicumbi nazamuke, ntago ndi indiscipline. Nubaha buri mwe wese natitaye imyaka ye, natitaye nganganute, kuko sinzi ikejo azaba ari cyo. Yamana. Okay, noneho nk'iyo umuntu usanze yarateguye affiche akabrandinga amafoto y'abandi bahanzi bo mu karere ka Gicumbi, ukabona we yakwigona warinze cyangwa se yakwirengagije, how do you feel? Wiyumva gute? Yamani, ntabwo bakunda gushiraho ifoto yanjye ariko izina baba barirasheho, ariko naribi ni ugutegura tukanakora cyane. Uwo muntu nareke kugushira kuri affiche, bashinzwe bayishiwe uwo bizeye ko bashize kuri affiche aremeza stage, basange ndaje ngiye utari kuri affiche stage n'ingi unayakije. Icyizere kiva rero cyo kuba ahazaza hahumva nyine harenze uko tubibona twebwe. Yamani, ahazaza nge ndashushanya, sinjye wiha imbaraga kuko sinjye urenze, byose manza kubikesha rurema wanjye. Ahasigaye wongera bakomeza nk'abafana bankurikira nyine, nge ndabakunda cyane, my love you. Ntacyo natabaha ewana, mujye muguma kunshigikira mu buryo mushoboye ewana. Akenshi ndi umwana w'ibyaro, ndi umwana waho ngaho nyine, ariko strategy muranazo, ariko I'm still young, but I step forward this plan or focus are just major goal. Ndacyari umwana, ndacyakeneye gutera intambwe njye imbere, kandi ndacyakeneye gukora ibitendo mu buzima. Gato tugenda tugana ku musozo w'ibibazo bijyanye n'umuziki ngo twinjire mu buzima busanzwe. Ubundi Get Rap indirimbo nshyashya udufitiye ni ire tandukaniro ririmo n'izindi wakoze mbere y'iyo ngiyo? Indirimbo nshyashya mbafitiye irakubita, irapapaza, iratitiza, irica, iradunda, bayita urukundo. Se mwana ko mbona ifitemo ibintu by'uburara by'ubushari, ubundi urukundo warurimbye gute? Yamani, niyo akantu ka ushara buzara bush do. Ubundi numva ruhoro mojo cyane. Niyo mpamvu nyine wowe uzareba nko mu interview ewana ufite siregese arakubita agashwa uriya ewana yazamutse n'inkuba zirakubita. Ibyo bigezweho. None rero igitekerezo cyo kuririmba urukundo cyaje gute? Ewana, igitekerezo cyo kuririmba ni ibintu byaraje ewana, ni ibintu mu bwana natekerezaga cyane. Oya, cyo kuririmba urukundo ntawamenya. Hari aka baby wari washobora gusanga nari maze imyaka myinshi ndi muri singo, ugasanga ngiye kugira umubaby nangiye gukunda. Se mwana, ubwo iyo ugiye gutere tugenda uvuga gute? Basi ba romantique gatoya ugabanyijwe. So je sinzi ko nabivuga.
ngo njye ndavuga urukundo cyane nkavuga urukundo ngo rudutera gukunda imyaka myinshi ndi mujyi uretse no kuba mu gihe mu buzima arabubuze ngiye mbona inyenyeri irasaba izuba riri kuva mu kwezi ko muri kandi bwo nafashwe mwahitamo kureka kuzinzika mwahitamo gushaka umukunzi wongeye nasanze urukundo ntacyo rugurwaho uretse no kurugura wabona n'ikiguzi my brother njye ndavuga urukundo igihe kimwe njya kuri chat nangira gucatira ku mwami keke kubera ninyakubwira Vienna America mfite umukunzi kubera emotion nahoraga seka namucagaho nkivugisha ati salama ngo ariko ngusiramu ngo mbyuke cyakarengo nadafashe akarengo kandi nafunze ka unaziraga ngo atazagira uzankara cyaho my baby wowe nashakaga numwe rukumbi numwe bahiga ikibasumba niwe nashaka my love you so much since ko namuvuga yeah akabazo nyine gatoya nshaka kuba romantique basi ukagabanya ijwi ukamera nk'umuntu uri muratereta since basi se ibijwi byacu nimba aywana sinzo wagira ngo ibyo tuba twaraho nose basi wenda nasherewe mu gitondo akagabara ngo morning be umusubiza ngo iki uri romantique basi ngiye kumusezera ngo ndavuga ngo baby ngo may the Lord protect you nawe njya mbishobora cyane njye mubwiraho nk'umugengo okay ngo noneho ugiye basi tuvuge ndisheri wawe umuto w'umumwe so mukunda mu bibi no mu byiza kuko sinamubeshya ngo sheri ngo zagutuza ku nyanja inyanja natarigeze nyituraho mu buzima bwanjye nase koko umukunda mu bibi no mu byiza bibi no mu byiza yego mwana ariko biba bigoye buriya ntuzabeshye umubebe ngo umukunda mu bibi no mu byiza so bibi no mu byiza kandi ushobora gusanga ari kumutera mu muhanda ukaba ati nta nubwo nkuzi gaswe okay aho twari turi ku bibazo bijyanye n'umuziki reka dore tujye ku buzima busanzwe ubona gay trap nkikubona nyine umuntu acyumva uko uvuga uko ugaragara so ahita kubona muri style y'uburara ubundi wowe uri muntu ki mbere yuko twe tukubona nk'umurara ya mani njye naho ndi umurara papa ndi umwana wubaha ndi umwana ucisha make ndi n'umunyeshuri ese mwana buri umuntu umusere ni wamukuramo iryinyo ndi umwana usenga kugwana si ibintu byanjye aho kugwana n'abantu aho kugwana no guterura imizigo y'abandi aho kugwana n'ubujura reka njye ngwana n'umuziki wanjye ese mwana nk'iyo wafashe ibikoresho nta kuntu ubura wiyongoza nk'abantu ugashaka kubakubita so kugwana si ibyanjye papa kugwana si ibintu byanjye nicishiriza make nk'umusaza kuko ufite icyo ageraho tayimu mba mfite mba ndi kugwana nayo kuko ibiri kunkurura cyane ibiri kunkurura cyane yamani niba utambeshye ikibazo cya mbere ngiye kukubaza kijyanye n'ubuzima bwawe umuziki n'amasomo ubihuza gute umuziki n'amasomo nyine ndapapira umuziki ndawukora ariko nanone ninavuga ngo amasomo kuko amasomo nyine ndakurikira nkagerageza uko nshoboye nyine byose ese mwana buriya nko mu ishuri uba wakangahe mu ishuri se nyine sinzi uko nabivuga ushobora gusanga ari ibanga cyangwa se ntabwo ari ibanga kuko n'abantu mwigana bashobora kuza kureba iki kiganiro bakakurabura muri komenti wanze kubivuga mu ishuri se ubundi njya mu ishuri ntabyo kubeshya mu ishuri niga deziyemu niga sinatu segonderi nyine bitewe n'impamvu runaka masita dusohora muri karasi za sikuru fidingi usanga egizami tuzirata amakwizi ugasanga biri kutubana imbogamizi yo gusibira ariko nyine igihe kimwe twizera ko Imana izabikora basi nizera ko Imana izabikora ese mwana nk'isomo ubona rigoye basi baramutse barekuye kuri table yanyu wakwishima n'irihe amasomo aragoye kuko no hanze amasomo turimo aragoye oya ndavuga ku ishuri nese hanze ugira table y'amasomo ayo mu ishuri se wenda nk'igifaransa
ese mwana igifaransa gikomera kurusha imibare imibare nubwo ikomera buriya nuko tuba twayikomeje ntacyo umuntu umanza umwitabe niba bitagoye we aro meze bite be sawa wabaye uretse gato nyine se ko ara ka interview ndimo ya ntari ibindi ndaguhamagara ndi mu interview man so sawa yego uri kuvugisha umukunzi mwana ukanga kumwitaho inshuro 3 umukunzi se muri iki gihe abana ariko se mwana ubundi urukundo ubona ari iki ubona atari scam cyangwa nawe wabaye romantique birakunda urukundo rw'iki gihe mba mbona ari na scam yamani kuko umwanjye umusistara akubwira ati nta kintu kirimo nta kofi nta cyabaye yamani twari tukiganira ku kijyanye no kuba romantique tugana n'ikijyanye n'uburyo ki igifaransa ari ryo somo wanga so none imibare urayikunda mwana mate ndagerageza kuyikunda kuko iyi si ndimo n'uwanza n'ibibazo mpura nabyo ni imibare sinzi ko nakanga imibare rero bituma ukomeza ukayikunda yamani fresh get rap bigeze baguteraho indobo henshi cyane henshi cyane indobo twaraziriye byaratugoye byarusitirawe byarazakize sinzi ko nabivuga byari dance ntabwo biba byoroshye papa bakagutera indobo kabisa ukayirya ukayumva yamani fresh kabisa ese mwana nkiriwe n'umukobwa waguteye indobo uba wumva umeze ute yamani ndacyari hasi yego nari nazamuka ariko basi ari intambwe maze guteraho gatoya bo mu mujyi wa Byumba maze uhita ubimubwira ntabwo mbimubwira none se bigenda gute ariko nk'umukobwa aneye indobo ntabwo yaba yaraneye indobo y'icyambara yambutura iba yaracitse ngo nimara kugaragaramo neza samuhawe umusista ngera icyo mvugana nawe warambaye turinete izi nambaye ribani zanjye ntabwo yaba yaraneye indobo y'ikiri wa mwana utobe ibyondo nabona ibintu biri kugenda neza ngo ngerageze kumubwira ngo so nanjye mera nk'umwirengagizaga nawe tumwirengagiza gusa ndamusuhuza anamuha peace ariko yaza n'ibindi bintu ugahitamo afaki se mwana ubundi ukunda abakobwa bateye gute bafite nyashi maneke izese na papa ibyo byihoreye udasanga nose mwana ko turi mu kiganiro turi ku buzima bwawe mwana yamane sister nyine urebye nuko umuntu wapoyesheje ajya ngo iyi myaka ugezemo udakunda ngo ngitizi doga umutici inde wabivuze se umutici ujye utubwira ngo ujye uvaye muri iyi myaka udafite sharing ngitizi doge so simbizi ariko nyine njyewe gukunda kwawe ngaho mba mbona no gukunda wakunda ariko hari nabo uvuga ngo gushaka mba mbona nta kintu kibereye manza wubaka izina nakubajije sayizi mwana uri kunjijisha so sinzi ko nabivuga nyine abari janje n'urugamba rukomesha mwana winjijisha ndi kukubaza ukunda izihe size ukunda maneke ukunda abafite nyashi izihe size mwana wihangana bivuge biba bikaze nyine ibaze mvuze ngo nkunda ibaze si ubwo ngubwo baze nimba afite umubebe afite nyasha n'izo n'icyo gituku ugasanga oya natazashwana n'abakazana oya ntacyo shere wawe niwe ugiye kuvuga ukuntu ameze rate uravuga uko ameze afite nyashi avi ibintu bya nyashi tube tubyihoreye kuko hari abo usanga bambaye bya bikariso bya hingaye tube tubyihoreye yego ikibazo uragikwebye mwana ibyo tube tubyihoreye udasanga ari n'umbonye mu kanya agahita avuga ati waraye bisa nk'ukatira agaswere wese uvuga ngo ukuntu afite nkanjye nazo afite tugiye leta bikomereye se mwana utinya ko bakuraburiza kandi uri umusitari ubu ngubu wabura nka bane mwana ubeshya njye ntabwo nabeshya umusisi w'abandi papa ndamubeshya ngo mo bebe ngo nzagutuza mu muryango wacu ntuye mu kirere nzamutuza mu kirere gute se mwana ubwo bushobozi nabufite basi ukamubwira ko utakwemera ko ababa ruhari so biba bikaze buriya bakubwira ati ambara ubusa nimba utakemera akababa ruhari muri ipantaro kubera imvura munyagiye umwiguranire
ubwo aba ari urundi rugamba ni handi ubeshya umwana ngo ngukunda kangahe kandi ufite ikintu wishakira ugahita wicekera. aho ni kuri kote y'urukundo urabikwepye wanze kuvuga ku bijyanye n'urukundo rwawe. tuba tubyoreye papa, turabisimbutse bicisha mu nzira nkavuga ngo imyaka myinshi ndi mu gihome, uretse no kuba mu gihome ubuzima narina ngigiye mbona inyenyeri yasa nkabona izuba riri kuva mu ukwezi kumurika, bwo nafashe umwanzuro nkahitamo kureka kuzinzika, nkahitamo gushaka umukunzi. Inyenyeri nabonye imurika, izuba nabonye rirasa, ariko negereje no kubona ukwezi kuri kuva. Yego yamana, inyenyeri wabonye imurika mbona izuba riri kuva, ariko muri nge sinari nabona ukwezi kumurika. Ukwezi kumurika nako negereje kukubona agahita nshaka abakunzi. Nese mwana ubu imyaka umaze yose ntabwo uri wabona ukwezi ushobora kuba warakubonye mu myumvire yawe. Ndi kuvuga nyine we ntabwo urakubona mwana. Uyahangana mwana ukwezi warakubonye imyaka yose ufite. Ukwezi mvuga ushobora kuba utari kuri aho kuko ariko uko mvuga nge ntabwo nari nakubona. Uko uvuga? Mbese mama ushaka umukunzi umeze nk'ukwezi? Hafi aho buriya ku buryo ngacishamo gake mvuga ngo nagiraga ngo dufatane impeta zikubite twivuge twiwagira abageni baturekure tujye kubarerera, ibyo nibyo bigezweho. Yamani, ariko urankwepye aho ngaho ukwezi ntabwo urakubona. ntabwo ngira nakubona kuko mbebiye nimba mvuga ukwezi nkashaka kubona ari basi ari kumurika. Ushaka umubebe umurika? Inyenyeri yararashe nyine, ushobora kuba naramubonye ari kurasa. Yego wagwani, ukaba utegereje ukwezi kumurika. Wagwani fesha amahirwe masa kabisa. Amani, amahirwe masa nategereje niringiye kuko nge sinahita amahirwe ndacyafite nyine, nabona ari niheba. So tujye ku kibazo cya gatatu rero. Imyitwarire yawe muri societe nk'umuhanzi, kuko nyine niba wituriye iwanyu wepfiriya mu cyaro ukaba uterekaho turinete, ababyeyi n'abasaza n'abakecuru bose baba bavuga ati kiriya cyana cyakunaniye, ubihuza gute no kugira ngo ube uri umuhanzi ariko no muri societe bakubone nk'umwana mwiza? So papa nawe urashaka umuvi washaka kuvanga mbaraga ati ujye gusenga, ibyo bintu kujya gusenga ntabwo mbyanze, ariko umuntu asenga ku mutima we. Ese ku mutima wawe urusengero mwana? Njye uko nizeye icyo nize niyo nta. Ese mwana abantu bashyizeho insengero ushatse kuvuga ko nta bwenge bari bazi? Abantu bashizeho insengero papa tujya tubibona henshi cyane, baravuga ngo church is the starting business. Insengero ni nko kwitangirira, arabapanze business utanabona wibwire ngo ni ibyorezo gusa, buriya bagiye kuzagarika zimwe. Oya turi ku cy'urusengero. Wese mwana kuki utajya mu rusengero? So nsenga umutima, nizera ku mutima cyane cyane, no mu rusengero njyamo, ariko nge ntago ndebera mu rusengero ngo yaje ngo ameze gutya mwabijo bija, mba ndeba uko wanjye ku mutima wanjye meze ute, narangije gukora iki. Se mwana ariko naranakomejwe utambona gutya, nge naranahawe naranabatizwe wa kintu. Ubwo mwana kuri iyo myumvire imeze gutya umeze watanga amaturo? Fresh amaturo nayatanga. Ubwo niba bari kugukina business mwana? Amaturo se yawana nyine ngewe nuzaze kumbwira ngo tura ngo 500. Oya so natura amaturo niyo natura iki mwana? Nagutura amafaranga. Yuko umutima umbwiye. Umutima wawe se uravuga mwana? Njye uramvugisha kabisa, kuvuga ati nimba nekereje mbwongo ati turi phone nayibaturira. Wayitura mwana? Ibintu by'ubuhanuzi urabyemera se? Ntabwo njya mbyemera cyane. Nese kuki utekereza ko ibyo bintu uri gutekereza aba atari nk'ubuhanuzi cyangwa imyuka mibi guteye? So imyuka mibi muba muvuga nge sinyizi. Iyo myuka mibi bahehe ubundi? Sinzi uri kumva icyo kintu. Imyuka mibi ni igiki? Ese mwana unywa ibiki? Nge sinigeze numva imyuka mibi. Unywa ibiki nyine? Oya so sinigeze numva imyuka mibi. Mbese Imana uri kumva? Imana ni ikihe kintu gitangaje yagukoreye na n'uyu munsi uvuga ati iki ni cyadanje? Ikintu cya mbere Imana yankoreye ni ukuba yarandinze aka kanya nk'abandi. Icyo twese yarakidukore kuko twese turiho. Ikindi cya mbere nyine byari bigoye cyane, hari imitego twatarutse mitindi, hari abatubashe ntitwabashuka.
mwana wowe bakurashe he warakuriye epfira mu cyaro epfira y'amasasu ushobora kuvuga ngo kukurasa si ukugukubita isasu gusa papa umuntu aragukanda bikanakurenga wagwana ariko ntabwo aba akurashe kukurasa wowe ntukumve ngo ni ukugukubita isasu gusa biba bigoye papa ariko mwana ubwo bakurashe iki kubeshya sinzi uko nabivuga biba bigoye cyane ni inzira ndende cyane se mwana uri kwandikira Shere k'ikiganiro cyanze uri kwandikira Shere oya ntabwo ikiganiro cyakanga Shere nabo abapoesheje nyine ntabwo ari ukwega umushwa basi mbwira ngo umwanya ukamaze ukamuvugisha oya so ukaba focus ku kiganiro basi oya se kandi ahubwo nuko nagoswe nawe buramba namukuzaniye akakuganiriza Ese mwana ko mbona iwantu ufite utuntu two kwisetsa ibyo bintu bikora abakobwa man isi biri kudukana niyo mpamvu ese mwana isi yagukanze uri murandikira abakobwa mu kiganiro mwana oya se oya buriya wasanga iki uri kwandikira umukobwa mu kiganiro oya ntabwo oya umusista burangiye kera najyaga mvuga ngo abakobwa is drunk ni ikiyobyabwenge uziho gukozeho uburyo tugira ngo naho Imana iryama ushobora guterura ibyawe byose ukamubwira ati nacana nkoresha wenda nzayiguha wowe ni ko wamubwira ariko njye byaba bigoye ukamubwira agahita anagusinyisha noneho akanasinya mu bitabo kuki uhisemo se ngewe mwana warajya ugira umutima woroshye nyine abantu nkamwe nimba ari abakiriyeta nimba ari abakoteta mwaba ufite utuntu nyine avuga ati ndanakwamamazaho bebe wambara utwenda fashoningi najya nkukina buri kanya nkushiraho ewa mwana niba warigeze ureba ibiganiro byose nakoze hari umukobwa wigeze ubonaho umukobwa njya mbabona fresh njya mbabona vuga ibyana ntabwo bakivuga umukobwa ibyana yamana se mwana unywa ibiki ayo maso yawe ko yabaye gutyo yagenze ibipeci n'ibibrada by'iki bisigaye binyibazaho nanjye bikacanga nagaca mbese byagenze bite mwana nta kintu ninywera agakoma mwana nese mbigira ute se unywa igikoma mwana nese nanywa iki nayo kukigura mfite basi ariko iyo yabonye se nyabonye nyakuye yabona nyagurika y'Imana ndi kukubwira ko ni papa nk'imama school feeding mba ndi gukwepara abaderegiteri ngo njye mafite utayimo yo kunywa ibyuma wakintu yabikaze papa yabikaze yamana sha Uwiteka kabisa ajya korereza izo nzira baravuga ngo God to blessing your contract and heaven like J what God to blessing your contract and heaven like J Imana yatsezeranyije ngo isi nijoro ngo like J ngo ni J Trap n'undi yabisezeranye mu cyongereza bivuze ngo God is blessing your contract and heaven yego yaman mwana wize neza ndacyakomeje nyine aka ni akantu mbona aratwaye uriya tica yaravuze akumva nshobora kuzakavuga ahandi hantu havuga ati check your teacher I love you mbese teacher uramubwira ngo I love you teacher uramubwira teacher udakunze teacher nawe atagukunze umunyeshuri nta kintu wakumva nta kintu wafata ugatamubwira ati fake you teacher I love you oya fake you na teacher no fake you I love you uramubwira ngo I love you gusa I love you kuko ndamukunda nyine ukongera ukamubwira ati teacher I love you text uranakoze okay tujyana tugana ku musozo w'ikiganiro cyanjye ndamaza akaguhereza umwanya w'umunota umwe ukagira ikintu ugenera abakunzi bawe ukagira ubutumwa ubagenera warangiza ugatangaza imbuga nkoranyambaga zawe ukazamamaza bakazisura bagakora subscribe bakareba ibikorwa ukora ndetse nanjye nkagaruka nsoza ikiganiro so ikigeni cyawe rero kugira ngo utangaze ugire icyo ubwira abakunzi bawe uvuge imbuga nkoranyambaga zawe ukoreraho then nze dusoza ikiganiro yamani amazina yanjye ni J Trap akaba phone sinzi nimba kari kugaragara neza yamani amazina ni gutya ni J Trap gera kuri YouTube channel rwose ukande subscribe ukande share ukore share
comment ubikurikirane. Amazina naya kuri Instagram ndiho, kuri YouTube ndiho, kuri TikTok ndiho, bikurikirane. Ndi inshuti yanyu, ndi umunyagicumbi, mudushigikire, turi abanyu. Ya man, ndi kwitegura ubu nshobora kuvuga cyane biciye nyine muzika nuko niyumva ijwi rigasarara kandi ejo mfite akantu ka performance gusa ni mushonjwe muwishiwe nyine. Ya man, ndabakunda cyane nkuko nagarutse kuri iriya ngoma y'urukundo gatoya nyine. Sinzi uko nabivuga, ndi gutekereza vase ngiye kubaha, ndi gutekereza akantu mu mutwe noneho nabuze uko mbivuga. Reka nze numve uko nabivuga kuko muri iki gihe birarenze. Nimba nabivuga ndapfa, nimba nabivuga mvuga ndaryama, basi ndapfukama nzamura ukuguru mbikora iti ngo ndi kuryama nkaruta muzika, nakicara nkaruta muzika, ngo nagenda nkaruta muzika, ngo ni Jay wa muzika, ngo muri ibi bintu byose ni muzika, ngo wagira ngo ndi Jay ngo wa muzika, ngo kandi ngo ngiye ngo wagira ngo Imana, ngo cyane ngo ndashima ngashima Uwiteka kora ibintu bikomeye cyane. Nge cyane ndavuga muzika, ngo nubwo nk'ipapa nk'imama nkanabura na mama, ngo nkikomeza bamwe ngura icyamamare ngabandi ngo nuko twari kwamamaje. Ikintu cyose ndi gutekereza ni muzika. I love you so much. I'm Texas Gentle Up. Sina mwabonye. Ubwo mwivuze ngo I love you so much uvuze ngo iki? Mbakunda. Ni birebire cyane papa. Ubivuze ngo iki? Nukore research namwe abantu nemera. Ese ko itima muri kamwe kose nyine. Wagiye uturabura mwana. Hano hose ndabasobanura namwe mukore research, ntabwo muri n'abana abana b'iki gihe. Muri ire cyacu ni ukwiga nimba utize nyine. Abantu. Niyo mpamvu ushaka kutubeshya rero. Abatunda n'abakunda cyane. Niyo mpamvu ushaka kutubeshya ngo I love you so much. Ababeshya ngabigira ikiza. Kuki mutitega ariko ejo bundi umwanya wa Bush ari ngi ushobora kuba wicaye. Yego. Umuntu ufite uri gutekereza kuzamuka mu Rwanda yabeshye. Ese mwana niwe murongo muri biri gufasha. Niba atari itabi gusa. Oya mbicisha mu ndimbo ngavuga ngo. Oya vuga umurongo muri biri aragusabye indirimbo. Umurongo muri biri. Nawe umbeshya wakintu ushobora kuzana bibiri ari isomero Korowani. Okay. Sawa. Isura igufasha muri Korowani. Nge zose mbara nasomye mwana. Uburi konyeca nimba mu Bisilamu. Oya ariko oya. Usenga Bayaris. Bayari ni ibiki ariko? Sinjya numva ikintu cyose. Usengera he? Ubundi nge nta murongo muri bibiri uzi nsengera muri Anglikani. Umurongo muri bibiri niwo nashakaga. Jano ntabwo numva bavuga ariko nigeze gusomaho. Ahirwa bihanganye kuko ari bo bazagororerwa. Bahigwa bagira imitima ibindi mu bikomeze. Ndabakunda cyane kuko mbibabwiye byose. Ibyo byanditse se mwana? Byanditse. Sebas ugiye kumbaza ibice n'ibika muri Bibiliya uzakorera research. Ubundi umuntu w'umuhanuzi ushaka gukizwa ararambura Bibiliya hose akamenya ati ikintu bavuze cyanditse. Yego. Yama. Ase mwana indirimbo yo muri Bibiliya basi uzi ni iyihe? Indirimbo yo mu gitabo. Naho ndirimbo hip hop ugatunwara mu bintu byo mu gitabo. Ase mwana ko bushara ngo bwadapfa senyepfuye. Mfite umuntu mvugira hejuru imbere y'Imana. Mfite umuntu mvugira ubwadapfa senyepfuye. Sinumva se mwana. Twarogera. Sinumva mwana ububizwe ko wabijije ishubiza. Bagerageza. None se tugana ku musozo rero. Uri mwirushanwa murimo murirukanka. Ugaca ku muntu wa kabiri waba wakangaye. Papa wagira ngo twari twabivuga bagubona abantu ko bambaye 2025. Oya ntabwo mbyemera no mu mugongo wanditsemo ranindwi ivu Rwanda. Nabo rushanga n'impano yo kwiruka ndayizi. Nagiye kwiruka mba uwa gatatu. Ariko ntabwo byacimishe nashaka guwa mbere. Nose mwana wawe amafaranga inoti yakiri. Ikibazo nkubajije wacyumvisha. Uri mu marushanwa muri kwirukanka ugaca kwa kabiri waba wakangaye. Gose si byumvikana. Wakangahe? Number 1. Waba wa mbere. Yamani. Muri kwirukanka ugaca kwa kabiri waba wakangahe? Turi kwirukanka. Turi beci. Mwaca kwa kabiri ni nge wa mbere n'ubundi. Wahita uba wa mbere. Yamani.
Uwari uwa mbere se akajya he? wari uwa mbere ko wanyuze kwa kabiri. uwa kabiri naba namuciyeho Nuko uwa mbere se akajya he? uwa mbere se amubwira turacyari igipeti bugiye hirya papa we none ubwo namucaho. Oya kutangiye kwipanga ibibazo mwana. Ikibazo nakubajije wacyumvishe. Ubwo se ugiye kuvuga ngo nabo uwa kabiri. Ntabwo tuba dushaka kuba uwa kabiri, tuba dushaka kuba uwa mbere. Yego. Ya man. Okay. Fresh. Dusoza njye wambaza iki rero? Ikintu nakubaza ni kimwe nyine wana. Uri umukiriya cyangwa ukora ibintu byawe. Ese icyo ni ikibazo mwana. Urabishoboye. Icyo ni ikibazo. Urarenze itonde papa, nshobora no kukurasira Dynamo akazana nanone. Nta njye se wagize ngo ndabitinya mwana. Ibi bintu ubona umaze gutera intambwe inganute wavuye he deja kakanya ugeze he? Umaze gutera intambwe nk'iya metero 7. Tayari navuye kuri subscribe 0 ngera kuri subscribe 5. Ako kantu ni keza. Komerezaho. Yego nuza channel yawe barayizi ariko hari ikintu nawe ushobora kuvuga yewe umuntu nkawe bashobora kukubaza nk'abatura Rwanda ati urifata ukakira nk'umustar nka J-Trap wamutumijeho hehe wamuzanye ute aba yaje muki aba ya ni gute mwabipanga ngagisubiza ngaho kimbaze wumve ko nagisubiza. Aha ikibazo nakubaza nkawe papa wo kwifata nyine yewana nanjye ndi nk'umuhanzi abonye nica yahareka niyibagize. Yego nibagiwe. Najute wabimbwiye ute ndabyumva ni gute nyine ni gute wisanzaho. Nakubajije niba wakora interview urambwira ngo waza nkubaza umunsi urawumbwira mubwira aho unsanga urahagera. Ibaze vrema umbwira aho usanga ndahagera. Umuntu ujya gukora interview asanzwe n'umustar afite n'akazina kivugira ni gute wamubwira ati uze kundeba mu interview kandi uhita uvuga ati genda kana kantu kako ati genda wowe chauffeur uzane je none se mwana bumva uremeye kurusha Bruce Melody cyangwa Bushari Bushis wumva uremeye kubarusha mwana. Oya ntabwo ko bava bakajya kora RBS ntago baba bijyanye. RBS ntabwo tubizi neza nyine wagwa. Nase ko bava bakajya kwa Emirane mu kiganiro Emirane bagiye kubatoragura. Arabasaba. Abasaba ndese mwana. Wowe nagusabye nde? Watsabye ndese. Ese ubunezanya cyangwa waramaje apfukama ati je ndakuzi Ako mwana banyweye iki? Ati ndakuzi ati ikibazo cya mbere nagisubije kandi nagisubije neza. Cya kabiri ni byiza nagize icyo mbwira abafana banjye nawe gira icyo wabwira abakurikirana channel yawe. Icyo se ni ikibazo mwana cyangwa ni ubusabe? Harimo ikibazo harimo n'ubusabe. Ushobora kubabwira ni cyo kibazo. Nakubwiye ngo mbaza ikibazo mwana. Harimo ibintu bibiri. Wowe ntabwo uzi gusesengura ibipetsi by'iminsi wagwana. Ikibazo cya mbere kirimo kiravuga ati ni ikibazo watangaza kuri channel ufite ni iki? Njye channel yanjye nta kibazo ifite mwana, ibintu byose biragenda. Si wumva satangiye kurya amadolari ya Aaron Master. Erega mwana mbona yakobokeye. So, icyo wabasaba ni ikese basi. Icyo nabasaba? Ya man. Icyo nabasaba mbere na mbere namaza nkabashimira ku nkunga yabo ikomeye kuba baragiye bagakanda subscribe nashyiraho ikintu bakagenda bakakireba bakandika comment bagakanda like ndetse baganasharinga video zanjye nkaba ibintu ntabyikora ahubwo mbibakorera bakabibona. Icyo nabasaba rero niba ufite inshuti yawe itarakora kuri subscribe yibwira kandeho kuko ibintu dukora ni bizima cyane. Niba ufite impano nawe waza tugakorana ni karibu, imiryango irafunguye. Ngiye icyo nabwira abafana banjye. Ya mani urakoze cyane. Nanje ikintu navuga ni kimwe gusa ikangire akantu mvuga. Amazina yanjye ubundi ni Daniel, izina ry'ubanzi ni J-Trap. Ya mani ushobora kunshaka, ushobora kumva wari ibintu byiza, ushobora kumva ntabwo wakora bana batuye namwe ndabakunda ntabwo muhejwe, ushobora kumva nyine hari ikintu watsangiza yewe
natanga nk'akanomero kuri 0735 872 701 MTN 0730 0794 89 my love you. Ndabakunda cyane nyine mugume munshigikire ndi wanyu. Ngo you are what? My love you. Ndi wanyu. Ubwo uvuze ngo my love you, uvuze ngo ndi wanyu. Oya. Uvuze ngo iki? Uvuze my love you ko mbakunda. Uvuze my love you. My love you nawe ugumva icyongereza papa. Ngani icyo cyongereza cy'abanyamerika ngiye nizikagiye. My love you, I love you. Is the same. Yego. Yaman, ngahita mvuga ati ndi wanyu. Shanda gushime ko bitabira utumire bwanjye rero. Fresh ndabakunda cyane. Nizere ko n'ubutaha ningukenera uzaba habaye. Uzaba mari papa. Ndagusuje kandi ngo ikaze aho uri wese uteze amatwi FBA 155 TV ngiye banyita Manishimwe Ikechuku the power of God. Yaman, amazina yanjye ni Jet Rap nkuko mubizi nyita Badman, nyita Jet Roman, yose na yanjye. I love you.